Twigeze kuganira ku myemerere ariko tureba imyemerere y'abanyarwanda bo hambere. Ese yaje guhinduka ite? Hari ibyo twaganiriye ariko turaza kureba ese akamaro k'iyo myemerere y'abanyarwanda bo hambere, imyemerere y'abanyafrika bo hambere mbere yuko haza imyemerere yari turutse mu mahanga, akamaro kayo karakahe? Ese iyo myemerere yazanywe n'abazungu cyane cyane mu gihe cy'ubukoroni, iyo myemerere yo nta kamaro yamariye abo yasanze? Ibyo tugiye kuganira muri kino kiganiro. Nkaba mpaye ikaze Pastor Antoine Rutayisire. Ntabwo ari ubwa mbere tumutumiye, ngira ngo n'icyo kiganiro cya mbere navugaga twari turi kumwe. Nongeye kwishimira kuba nawe Pastor. Murakoze. Turi kumwe kandi na Rutanga rw'amaboko, akaba ari umuyobozi w'ikigo yakinyobera kukivuga cyose, ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Niwongera uza guhaye ikaze. Ndagushimiye mwene Imana. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Turi kumwe kandi na John Mugabo, akaba ari impuguke mu bijyanye n'amakimbirane mpuzamahanga. Nawe dukunze kubana hano mu biganiro bitandukanye, ariko tukaba tumuhaye ikaze no mu kiganiro Umurage, ngira ngo bwa mbere. Nakoze cyane. Tugiye kuganira ku myemerere. Reka mpere kuri Rutanga rw'amaboko. Iyi myemerere gakondo, imyemerere abanyarwanda bahoranye, ndibanda ku banyarwanda cyane, mu kamaro kabo mu buzima bwabo, yari bamariye iki? Ikibazo cyo gukibaza, aho uzi umuntu yabaho nta mwuka, umuntu w'umwuka, kuko niryo shingiro. Ni naho usanga abanyarwanda mbere ya byose icyo bakenera no mu isengesho rikuru ryabo ni ugusaba umutima, kuba abantu b'umutima. Umutima ntabwo ari umutima nka cœur cyangwa heart, ibi by'amaraso n'inyama twiga mu mashuri, kuko ari ibyo baranakubwira ngo ubupfura buba mu nda. Ni wa mutima baba bavuga, mu nda ni kure, uhishe mu nda imbwa ntimwiba, au fond du cœur, hahandi mu ndiba y'umutima niho baba bavuga. Buriya n'u Rwanda bifite aho bihuriye n'iyo nda, inda ibintu byose bikomokamo. Rero abanyarwanda mbere ya byose ni abanyamwuka. Kugira imyizerere rero ni ukomatana n'isoko y'ubuzima butazima bita Imana, kuko n'ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho nabigaragaje mu mwaka wa 2012 mu buryo bw'ubushakashatsi, ariko byari bisanzwe biriho, nuko abantu babyibagiwe. Imana, inka n'ingoma. Imana iri hejuru ya byose, yitwa rugira rugize amajya n'amazi, ni rurema abantu n'ibintu, ni nayo ibireberera ikabyitaho. Yitwa iri hose, rugaba, rugira, rwagisha, kwagisha, rwangaza, ababisha, rwagisha, rugabo. Utari kumwe n'uwo waburinde. Hanyuma wagahagararirwa n'Imana. Abanyarwanda rero baba bahimpumbya, abanyarwandakazi, ingabo zatabaye bati tubarusha umwami, tubarusha umwami mwambwamo, tubarusha umwami. Inyogokuruza niwe wabimbwiye, yari akiriho icyo gihe, ati tubarusha umwami n'Ikigeri. Ubwo hari ku bwa Kigeri. Si Kigeri gusa, umwami yabaga ari umuhagararizi w'Imana mu bantu. Semidogoro ya Semigege, umwe mu basizi bakomeye, yarabivuze. Umwami uyu si umuntu, aba umuntu ataratorwa, yatorwa akiyaka rubanda. Si umunyiginya, si umutu, n'agasani gasengwa. Si n'agasani gasengwa, ariko nanone ushatse kubyitwaraho mu buryo budakwiye. Nta yindi Mana abantu bazi keretse umwami. Kandi tugereranya mu yindi mico, biramahirwe ubundi kumwe na mugenzi wanjye Pastor, uraza gusanga bifitanye isano, kuko imico burya irasabirana. Abanyarwanda rero ni kuba abanyamwuka, kugira iyi myizerere yabo ishingiye ku muco, bikaba ubuzima bwabo bushingiye ku muco, atari ibintu bihatamo, atari ugushaka amaramuko, atari gukizwa ngo bazajya ahantu batajya badakijijwe. N'ubuzima byatumaga ubuzima bwabo butazima, byatumaga bahora bikomeyemo, bakaba bazima mu mwuka, mu ntekerezo no mu mubiri. Pastor, iyo myemerere y'abo banyarwanda, iyo myemerere bari basanganywe mbere yuko bakindi imyemerere ivuye mu mahanga, iyo myemerere ntiyari ihagije
kugira ngo bakire indi, cyangwa hari icyaburaga cyanaje ngo nacyo urakitubwira? noneho reka mbivuge nk'umunyarwanda kandi nk'umupasitori, yego, ndetse mbishyire no mu cyerekezo cy'amateka. ni ibyo rwose tuba dushaka. icya mbere, imico yose kuva mu mpande zose z'isi hagiye habaho uruhererekane rw'imitekerereze, rw'imyumvire, rw'imyambarire, rw'imibereho, ariko akenshi ikagenda yicuma igana, navuga ngo igana hejuru. Rero abanyarwanda mbere y'uko idini ya gikristo ya isilamu, ngira ngo nizo ebyiri nini zaje uretse izindi zirimo kuza muri iyi minsi, abanyarwanda bari bafite uko bemera, kuko nk'uko Rutanga bivuze, ngewe nanjye nemeranya nawe, ubundi umuntu utagira Imana kuva isi yaremwa ntabaho. Muri kino gihe abantu bagerageza kwitugatuga bakiyemeza ko nta Mana iriho, ko nta n'Imana bakeneye, ariko uko byagenda kose burya nawe aramutse agiyemo imbere muri we yabibona ko hari ikintu kiburamo, kuko uko umuntu yaremwe mu buryo bugira umwuka nk'uko Rutanga bivugaga, akagira Imana. Rero impaka abantu bajya bavuga ati ariko ko twari dufite idini yacu, iyi ngiyi ikaza, byari ngombwa. Reka nkubwize ukuri, iyi itaza tukaba turimo kuvuga itaraje, wenda umuntu akaza avuga ati ariko ko mufite iyi dini tubashakira indi. Icyo gihe twari kuvuga tuti kuko nta yindi twari kuba twaramenye, twari kuvuga ati ntabwo ari ngombwa. Ariko ubu ngubu ngewe mbona hari igihe abantu bajya impaka zitarizo. Ubu mu Rwanda 97 cyangwa n'8% by'abanyarwanda bamaze guhobera iyo myizerere mishya. Bamwe babaye abayisilamu, abandi baba abakristo, no muri ubwo bukristo haciyemo uduce twinshi. Rero kwirirwa umuntu abaza ngo byari ngombwa, nawe ntoke Rutanga yiyambariye nk'uko basogokuru bajyaga bambara, twambaye made in Rwanda zitandukanye. So umuntu yabaza ngo se byari ngombwa, dushobora kuvuga ngo ntibyari ngombwa ariko byarabaye. Buriya rero yewe sinjya nkunda gutinda mu bintu bya hypothétique, mbese ibintu byo kuvuga ngo ntibyari ngombwa, byari ngombwa. Ahubwo ugomba kureba ngo ibi ngibi mfite uyu munsi ngiye kubibaho nte ku buryo bibyara wa musaruro byagombaga kubyara. Naho ubundi mpaka tuba tujya ni imbura mumaro. Nari nanabaje niba hari igishya cyari kiyongereye ku byo Rutanga yaravuze. Igishya cyari kiyongereye kirimo. Reka nkubwire, ngewe ndabivuga nk'umunyarwanda wanabaye rw'amaboko, rw'amaboko, ahubwo nakubaturirwa nagabanyijeho gatoya uru Rutanga rw'amaboko, ndabisubiramo rwose. Simbizi. Noneho icyo nendaga kukubwira ngo ngewe ngira umugisha umwe, nazibayemo zombi rwose. Bisinjye ntinya kubibwira abantu. Twebwe twavutse muri za 50 twavutse kiliziya iwacu yari muri kilometero 16. Abantu nabonaga kenshi kuruta padiri ni abaragura n'ababandwa. Ko muri za 60 rwose na 3 na 4 na 5 kubandwa byari so common, byari bikwiriye ahantu hose. Abantu barabandwaga nijoro ukabumva babandwa, kajyamo mukabandwa mukabimenya. Noneho reka nkwereke impamvu uvuga ko byari ngombwa, uretse ko nanjye ndaza kubigarukaho mvuge ko byaje nabi. Cyo nanjye rwose mpora nyivuga byari ngombwa ariko byaje nabi. Tukubera iki? Cyambere buriya idini yacu ya gakondo yemeraga Imana, icyo ngicyo cyari positive, yemeraga Imana. Ariko kagira ikibazo kimwe, buriya ni witegereza mu muco w'abanyarwanda kubandwa, burya kubandwa ntabwo ari urunyarwanda. Kubandwa nayo tuze kwemeranya yuko niriya twitaga ngo ni umuco nyarwanda, no kubandwa ntabwo kwari kw'abanyarwanda, kwaje ku ngoma ya Ruganzu. Ni idini y'abanyamahanga, ni amateka. Donc bikubwira ngo birenda no kukwereka yuko idini igenda yiyongeraho, ahubwo ikibazo nuko hari igihe yiyongeraho ikiyongeraho nabi. Cyo nanjye nicyo ndibuze kugarukaho. Rero bikubwira ngo umuntu yarazaga akabandwa, sibyo? Nkabandwa kajyana na Rutanga rw'amaboko, twembi tukabandirwa hamwe, ariko ntibimbuze kumusambanyiriza umugore. Nkagenda nkabandanwa na John, ariko ntibimbuze guca inyuma nkamwibira inka. Yitwa gusambana. Reka turaza kubigarukaho kubera ko ibyo biri mu muco w'abanyarwanda. Uze kumbwira ahantu umuntu yabandwaga cyangwa yamara guterekera
akavuga ati ubwo naterekereye nkaba nabanzwe, nimpura n'umugore w'abazire ntituri busambane, nimpura n'inka ya Joni abazimu bazankubita nimwibira inka, cyangwa se ningenda nkicarana n'abandi, kuko byabagaho mu banyarwanda, nkagenda nkagambanira Joni, ijambo twaganiriye nkaritaramana, ejo Joni bakamunyaga. Idini yacu uriya yari ifite kontoni religieux, ariko kontoni morali yari iri ahandi. Imyitwarire y'abanyarwanda yari ifite ahandi itegekerwa, yategekwaga n'ubupfura bw'abanyarwanda, ariko budafite aho buhuriye n'imandwa n'abazimu. Rutangaraza kutubwira kuko yarabyize aranabikora. Ubupfura butajyaga mu idini, uretse ko n'ubukristo nabwo ndaza kubigarukaho nimushaka. Sinjya ntinya gukritika ubukristo, kuko nifuza ko buhinduka, kuko uko buri uyu munsi ibimaze kuvuga nabwo burabikora. Urabatizwa ntibikubuze gusambana, ukabatizwa ntibikubuze kwiba, ukabatizwa ntibikubuze kubeshya. Bikubwira ngo n'ubukristo nabwo ahubwo twafashe muri wa murongo w'idini, ibyo dukora nk'idini ariko ntibyinjire mu mibereho. Aho niho dufite ikibazo. John, iyo myemerere yose twumvise ko hari ikintu ihuriyeho, ariko ikagira n'ikiyitandukanye. Iyo ukoze iryo sesengura uhuje ya myemerere ibiri, ubwo ndavuga imyemerere gakondo, turibanda kuri abanyarwanda kuko turi abanyarwanda, ariko iyo ugiye no muri Afurika hirya no hino usanga nabo bari bafite indi myemerere yabo, kandi byatuguyeho nabo byabagwiriyeho rimwe. Ariko se ubona iyo myemerere uko iteye, niki cyatumye iyo ngiyo yari ije isimburana ingufu, inasimburana ingoga mu buryo bwihuse ya myemerere yari hari, kandi twumvise ko yari iri mu murongo umwe? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza kandi kinoroshye. Iyi myemerere yaje ishyigikiwe n'imbaraga za politiki, yazanywe n'ubutware, yazanye n'imbunda. Aho ubukirisitu bwatangiriye bo banicaga abantu batabyemeye. Numva kuyoboka byakozwe mu mbaraga ebyiri. Hari ubwoba, abantu kwanga kugira ibibazo, hari no kuba ariyo yari intero nshya yonyine yashoboraga kurinda umuntu icyo gihe, to fit in, ukamera nk'uko nyine isi irimo kumera. Ariko nanone isanga Afurika, cyangwa se uko twari tumeze, twari tukiri ku rugero wavuga yuko rwari rukiri hasi ku bijyanye n'ubushobozi. Icyo nacyo kiba icyuho cyo kuba tutarashoboye, ubwo ndavuga abo dukomokaho, tutarashoboye kwihagararaho. Ubwo bushobozi mvuga ni ubushobozi muri cadre zose z'ubuzima bw'igihugu. Ibyo rero biba ibyuho, izi mbaraga zanyuzemo, abantu bamirwa bunguri nyine baragenda. Iyo nibwira ko iyo biza pure ari imyemerere, hatariho imbaraga za politike, hatariho badashamikiyeho nibyo bita incentives to incentive, waba ugize utya, ukaba wagira utya, kugira ibintu bazirikaho bituma wenda ushaka gusa nabo. Nibwira ko byari kugorana. Niba ugiye kwigata igisimo bakaguha umuceri, hari utuntu twinshi kandi umuceri wari ukenewe nibi. Ntabwo rero abana basoza cyangwa ngo be kurya umuceri mwiza wadutse kubera ko wanze kwemera ko uyoboka imyumvire. Byazanye n'imbaraga zibiherekeje. Icyo nicyo nkuyemo. Rutanga rw'amaboko, hari igihe imbaraga zishobora kuza zikashaka guhindura ikintu, ariko kubera ko icyo kintu kikurimo bikananirana. Ubundi abanyarwanda bari baramaze kumva akamaro k'imyemerere yabo ku buryo byabaye rwose ibintu bibagora guhinduka. Turifashisha n'ingero. Mfite akana gatoya k'imfura gafite imyaka 2 n'amezi. Numva ko ari imyaka 2 gusa. Byakugora cyane kugira ngo umwumvishe ko hari undi se utarigera Rutanga rw'amaboko. Aranzi nanjye ndamuzi, ndabizi ko tuziranye.
kuko amvukamo. Sintwita, ariko umugabo burya w'i Rwanda atwitana n'umugore we. Imihango yo kuhagira inda gute twarabanaga n'injishi yanjye atwita aranze umwana kuva mu nda. Abanyarwanda bitwa bene Imana, ubuheta bwanjye bwitwa bene Imana. Bene Imana no kurigarura nta kindi ni ukwibutsa Abanyarwanda ko turi abana b'Imana, nk'uko umwana wanjye ari umwana wa Rutanga rw'amaboko. Biramusaba se kubyiga nk'uko twiga ibyo twize? Kugira ngo abimenye abishingemo imizi ni ubuzima. Bari babizi, ariko rero urushize kera ruhinyuza intwari. Hari mu byo nize by'imitekerereze ibyo bita kumenyereza gahoro gahoro, hashobora kuzamo n'agahato, conditionnement. Hanyuma ka gahato ryamenyereza ni ruto bigashiduka wari umuntu yabaye ikintu, icyari ikintu ushaka kukigira umuntu. Nukuvuga ngo nubiha igihe byonyine, ariko ukabihoza aho ngaho, ukabiha umwanya. Fata abantu barambwira ngo nigisha umuco ni inkomeze, ndakomeza se ndakomerezanya. Uruzi yabi televiziyo Rwanda aricyo yavugaga gusa. Abantu baravuga bati nawe urakabye, siporo zikajya, nta siporo ze tugira z'umuco ntaki. Bimenyereza abantu kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Haba ari byo bibaho gusa. Ubu yabadegira ngo umugisha akaba ari byo niberamo gusa, simvangirwa. Ukareba ubuze abantu wagira ngo ntihari aho bavuye naho bageze. Ibyo byonyine byajyaga guhindura abantu. Noneho rero ingorane twagize, mugabo amaze kubivuga, hajeho n'ingufu. Nutabigira ndakwica. Agatsinda afite n'ibyicana biruta ibyabo. Urabanza kugerageza, bakurambere bacu baragerageje mu gitero cy'imigogo hari y'abarwana n'abari baturutse za Uganda, ni Uganda, mu bice bya Uganda, baza izo nce bo bari baramaze kubona imbunda. Abanyarwanda ariko nabo baraperereza cyane, bamenya imbunda uko zikora. Zari za mbunda zitararasa ududubiza amasasu. Nugushariza ukongera ugashariza. Bati nimujya mwumva barashe mujye muryama. Hanyuma nibareka kurasa muwe mwatamitse, mubyuke mwatamitse, bakaba nabakogoto rero cyane. Barabarasa barababara. Abahungu nabo babonye uko ibintu bimeze, baza bari umuravumba n'izindi mbunda zirusha za mbere. Rushize kera. Hanyuma ikindi, urumva baturushije amaboko baradutwara. Batwara n'umwami wacu, cyaraziraga mu Kinyarwanda yuko umwami aganzwa. Aho kuganzwa akiriho yapfa. Bikitwa ko atabariye u Rwanda. Burya Musinga yari yabigize, aranagerageza cyane. Ariko abatindi baramwangira. N'abatindi kuko ntibagira umutima n'ukuri, ntabwo njye mbeshya. Noneho baramwangira kugeza ubwo bamuciye, bamujyana i Kamembe, ubwo ni kure, ngo abantu bari bo kumukurikira. Wambaza guti babyumvagamo. Igihugu cyatwawe, umwami bamwigijeyo, ariko rubanda ruramukurikira n'amaturo, ruramuramye ruti turakuramye mwami Nyagasani. Bati ibi ntibizashoboka, bamujyana i Moba, niho yatangiye. Ariko aravuga ati Rugwiza kurinda ndagiye nguye ishyanga ntagira igicumuro. Mbere yaho yandikiye umwana we Musheshambugu, amwandikira ibaruwa ikomeye cyane y'amateka. Ndabivuga atari nk'umunyamuco gusa, ahubwo nk'umunyamateka narabyize nanone bikoramo n'ubushakashatsi. Aramwandikira ati numvishe ko ugiye gushaka umutware w'umukirisitu, kuko abatware bamwe bari baratangiye kwitanga bakemera no kubatizwa ku Karubanda Rwagataraka. Rwagataraka nkunze ko umumenye, urumva ko ntabwo ari ikinyoma. Ati uramuka ushatse Rwagataraka, nkwanga nk'uko nanze ubushita, nkwanga nk'uko nanze, ndagusabira ngo umuzimu wanjye azakugwe nabi, ntuzatunge, ntuzabyare, urakagwa kugasura kajya. Aramutuka byinshi. Ati kandi ubatizwa uzaba unteranyije n'abandi. Nubatizwa uzaba unteranyije n'abari abatindi. Uzaba uvuze ko tutagira Imana, uzaba uvuze ko tutagira gute, uzatanze igihugu nge ntaragita, kandi uri umwana wamvuyemo. Hari abavuga bati se ibyo yamututse byarabaye. Nzabisubiza ndagura. So ubu ngubu urumva rero ibyo birakwereka ko bari babirimo nk'ubuzima. Hanyuma unyemereye gatoya kucyo uyu mwene Imana pasiteri yavuze Tayisire,
ngo abanyarwanda bari bafite ukwemera kudafite icyo kubamariye mu by'imyitwarire n'ubupfura, ahubwo bishingiye ku bupfura. Yavuze mu gifaransa, ubwo ndimo kugenekereza. Ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo. Umva, yatanze urugero ko washobora kubandanwa n'umuntu ngiye ejo mu gitondo ukamuhemukira. ngiye kubikubwira nk'imandwa nkuru. Tutaraza hano ndazimuye, kuko wanga amazimwe abantu habona. Yambajije ngo ruko rutanga rw'amaboko uraragura koko? Nabwiye nti ushobora kubeshya, ntariko sinkwisa umubeshya. Byakorohera kubeshya kuri pasitoro, ariko jye sinabeshya ko ndagura ngo bikunde. Sogokuruza ni ukuri, ni amateka. Yari umukuru w'imandwa mu Nduga, arazwi. Rutanga rw'amaboko, iyo baririmba rutanga rw'amaboko si jyewe, jye duweje ubundi. Nasanze aragura, nasanze abandisha, twe turi ababanda b'abadogo. No ku ngoma ni ukuri ngo de ibisekuru byacu birazwi, ndagurira ku Karubanda kandi Gera kuri yanjye. Hanyuma ku bantu bwabyo, reka wumve imboneza bitekerezo yabyo, filozofi nukomatanya biva ku nshinga kubanda. Komatanya nkuko nafatiye inkoni nkayomatanya n'aya meza nkoresheje ubushishi ibimashi bifata. Hanyuma ibyo bintu kugira ngo uzabimature urumva byoroshye. Bomatana rero iyo babandwa n'Imana y'u Rwanda, hanyuma n'abazimu babo kugira ngo batazima abakurambere. None n'ubu bupfuragira, nge nta bupfuragira, ni sogokuruza undimo. Ataba imandwa se ubwo urumva ubupfura rero kubukura he? Nanjye najyaga kubeshya nk'abitaba. Hanyuma kuri kiriya rero nicyo nshaka ngo yabanzwe na runaka kandi agaca inyuma akamusambaniriza umugore. Sha murumuna wanjye ya mukuru wanjye yatabaye, nsigaye ku rugo ndarumenye, ndarunze, ndaruhahiye, mbyaye abana ndabakujije. Hanyuma n'ibyungaya yaba n'ubu byagarukaga, nagira umugisha bikagaruka, nkabona usigaranira umugore ntahari. Ariko si ubwo mu myitwarire ibyo bintu kuko urumva nta kibazo cyabaga kirimo. Ukumva harimo ikibazo, nuko wabaye nyamwigendaho. Kandi bene Imana aribo bene umugisha. Ubundi umugabo umwe agerwa kuri nyina, yakora iki se? Inkingi imwe ntigera inzu. Niko abanyarwanda babonaga icyo gihe. Pasite hari ikintu uherera aho ngaho, ariko ubukristo nabwo buraje. Niki kintu kiza ubukristo bwazanye rwose gitandukanye n'icyo abanyarwanda bari bafite? Reka mvuge ahubwo icyo ubukristo bwagombaga kuzana, kuko jewe ndabivuga nk'umuntu wakoze mu mpande zombi, wabaye mu mpande zombi. Niba Rutanga avuga n'ibyo navuze biva mu busesenguzi intellectuel bw'ubwenge. Kureba ukavuga ngo ariko ndi mu bantu bajya bakunda gukritika ubukristo nubwo nize mu seminari. Hari ibintu ntacyo, cyane cyane maze kujya muri university, tumaze kwiga amateka, ibi byose Rutanga avuga, tumaze nkavuga ni ubundi wa mugani ibi ngibi byatumara iki. Cyane ko nari muri revolute yo gushaka ibimfasha no kudasubira gusenga. Kurumva umuntu wamaze imyaka 7 mu seminari, muri ya discipline imeze nk'iya gisirikare, iyo ugeze hanze umeze nk'iyo niciye ikiziriko, ushaka ibintu bigufasha gusobanura impamvu udasubira hahandi. Hari abajya bava mu misa zose ngo bazumviye mu seminari cyane. Oya nanjye bajyaga babimbwira nkavuga nti jewe narasenze imyaka 7, konte yanjye y'amasengesho mu ijuru iratubutse, irabyimbye, umunsi yabaye vide. Nzabigarukamo. Ariko iyo nera kukubwira ntibibuza yuko uko nagendaga niga nsesengura, nabonye ko iryo tandukaniro riri muri komeye cyane. Impamvu navuga ngo iyo ubukristo buza nk'ubukristo koko, kuko icyo Dion yavuze nenda kwemeranyaho nawe, ubukristo babuzanye nabi mu gahato. Ubundi ubukristo ni ikintu umuntu yakira abishaka, ntabwo ari ikintu hatira umuntu, kuko it's a way of life, ni inzira. Uzitegereze niba ujya usoma Bibiliya, n'ubukristo butangira muri Isirayeli ntabwo bwari burimo abantu benshi. Yesu yamaze kubusigira abigishwa be, ahubwo baranabatoteza. Ariko uko babatoteza bakabwira ati nyamara ukumudutoteza twe turabigisha ubundi buryo bwo kubaho. Ntabwo ubundi nta hantu ubundi ubukristo bwigeze butangira aribwo bufite imbaraga. Isirayeli abantu benshi baranavuga ngo ubukristo ngo ni idini y'abazungu. No, ubukristo bwatangiriye muri Middle East. Ufashe Bibiliya harimo abanyafrika benshi kuruta abazungu. Ntabwo ubukristo bwatangiriye mu Butaliyani, ntabwo ubukristo bwatangiriye mu Bufaransa,
ntabwo bwatangiriye mu Bwongereza, aho naho bwagezeyo busanga ayandi madini yarahasanzwe. Ariko uko bagenda babigisha bakavuga ati ariko iby'aba abantu bavuga turumva bifite irindi reme ry'isumbwe ku byo twari dusanganywe. Ntabwo umuntu ajya afata ibintu ngo abyakire ko ubundi ahantu ubukristo batangiye kubahatira abantu ni hano iwacu. Uzafata amateka ya Isilamu yatangiye ihatira abantu kuba abayisilamu. Ntabwo buriya uzarebe usome ibitabo by'amateka, iyo yatangiye mu mbaraga za gisirikare utayimburesinze ikamucapa. Ndetse uzarebe nusoma amateka, Afurika y'Amajyaruguru yose burya ntabwo yari inyarabu, yari ituwe n'abirabura. Burya bariya abafarawo ba Egiputa barabirabura, ziriya za ntuza biriya bihugu byose by'amajyaruguru, ariko baraje barabica ku buryo rwose nusoma amateka ya expansion ya Isilamu ntabwo ari ugusebanya, uzabibona ni idini yakwiriye ku ruhembe rw'imbunda. Iyo nta nubwo ari n'uruhembe rw'umuheto ko imbunda zari zaraje. Ubukristo bwinjira muri Afurika yo hagati nabwo bwaje ku ruhembe rw'imbunda. Icyo cyo nanjye ndacyemeranyaho yuko byari ikosa rikomeye. Ubundi ubukristo aho bwagiye bwinjiraga mu mbaraga za persuasion, kwemeza abantu. Kuko muri Isirayeli ibya Yesu ntibabyemeraga, ariko batangiye kureba uburyo babaho, uko bakundana, uko bafatanya. Baravuga ati iriya mibereho turabona isumbyeho ko twari dusanzwe tubaho. Bareba moralite, bareba ubwitonzi bafite, bareba ubupfura bafite. Ibyo Rutanga avuga buriya jewe icyo kibazo naranakigiraga mu mateka yacu. U Rwanda rwigeze gufatwa n'abanyabungo bafatanije n'abanyoro ku ngoma ya sogokuruza Ndahiro Cyamata. Bitewe n'iki? Abana be yibyariye, ubwumvikane buke. Ntibabaga barabanzwe hamwe se uretse ko abami batanabandwaga. Ndahiro icyo giye kubandwa byari bitaraza ko byazanye na Ruganzu waje avuye Ikaraba. Donc bikubwira ngo jewe nagiraga ikibazo nkabugana, ariko ko twirirwa tubwira abantu ngo abazungu bataraza, ngo abanyarwanda barakundanaga, ngo abanyarwanda barafatanyaga, nkaba mbona babyinshi na bajuru na baragamba. Noneho nkagaruka hano hino, noneho nibyo bitaraza, nkareba Rucunshu haba ni iyi ngiyi uwo musinga wavugaga ko Rutarindwa ari we wari wimye mu buryo bwemewe n'indagu n'ibindi byose by'abanyarwanda. Kabare ko yari umunyarwanda, abo bandi bose bari kumwe ko bari abanyarwanda. Musinga ko yari umuvandimwe we, barahindukiye baramugambaniye baramwishe. Bwa bupfura bwacu, ya dini yacu nari ndimo kudefanda iri hehe? Noneho umva iki ikibazo nagize, nsigara ndi igihindu gembe. Nkabona idini yacu nayo ubwayo yarishe. Ko buriya mubwiza kuri Rutanga rw'amaboko, rwose rw'amaboko. Iyo batisenya burya njye mbivuga, burya intege nkeya zinjiye mu muco wacu. Umunsi Musinga yima mu mwanya wa Rutarindwa bamwishe ari abavandimwe. Nkunze kubivuze. Icyo ni kimwe. Ni amateka. Ayo ni amateka. Ugera umera ku mateka. Ntabwo nkunda ibintu by'amarangamutima. Noneho mfata ubukristo. Aya ubukristo dufite. Ase ko Yesu yavuze ngo nimukundana ngo nibwo muzaba muri abigishwa banjye, nk'abandi ntidukundana. Ateko Imana avuga ngo ntimugasambane, ntimukibe, ntimukabeshye. Nkaho mbona turi manganya ndajyashye. Sindi bujye ibumoso kuko ibyacu nabyo nasanze biri fake, birimo ibintu biti. Ninjya ni buryo nta gihari. Noneho ntangira gushakashaka. Ko numvaga ntashobora kubaho ntafite Imana. Iyi bumoso yananiye n'iyiburyo irenda kunanira. Mfata Bibiliya ndayisomera nta uje kuyinyigisha, menya aho byapfiriye. Rero nkubwira ubundi byo muvuga ngo ubukristo bwaje ngo burusha imbaraga, byari ikosa rikomeye no kuzana ubukristo ku ruhembe rw'imbunda. Kuko handi hose uzasoma amateka y'ubukristo, aho ubukristo bwagize imbaraga yari konkete y'umuco. Bakavuga ati bari abantu buryo babaho ni icyitegererezo, turabasanze. Uzasome mu gihe cy'Abaroma, Empire y'Abaroma yarabarwanije n'abica neza ku buryo umwami witwa Diocletian yabahaye imyaka 10. Aravuga ngo ngiye kurandura ubukristo ku buryo mu myaka 10 nta nuzongera kumva buvugika. Yohereza umwe mu banditsi b'Abaroma uzwi cyane wajye kumukorera ankete,
aba bantu ko mbatoteza nkabatwika nkabica kuki bataranduka ahubwo abantu bakomeza bakabasanga. Aragenda bajyamo akora inkete araza aramubwira ati nyagasani hari ibintu nabonye bituma iriya dini udashobora kuyirandura. Icya mbere bavuga ko bafite umwami wabapfiriye ngo kandi arabategereje, icyo ni kimwe. Icya kabiri hagati yabo barakundirana ku buryo ntabwo wabyumva. Icya gatatu barakunda bagakunda n'abatabakunda. Ati washyizeho porogaramu zo kagaburira abakene ariko abo washyizeho babagaburira babatuka ndetse barabirya rimwe na rimwe bakakubeshya ko babagaburiye, ariko bo muri ubwo bukene bwabo barifata bagafata ibyabo bakagaburira abakene kandi bakabikora mu rukundo. Icyanyuma ndangize hanyuma iyo niyo raporo yabonye. Ati icyanyuma kinatangaje nawe baragukunda. Ati aho nanyuze hose basenga bateranaga umwete wo gusenga bagasengera n'umwami n'ubwo batoteza. Izo nizo zari imbaraga z'ubukristo. None twebwe ntabwo twazikurikije. John, hari ibintu yaba batanga amaboko na pasiteri bagarutseho uko ubukristo bwaje, ko nibwo twibandaho cyane cyangwa se tubifatirire mu myemerere yaje. Koko nawe urareba ukabona hari icyuho yaje isanga mu bantu. Buriya rero ikintu twahoze tubiganira, buriya ubutwari umuntu byakabaye agira ni ukwemera amakosa n'amafuti. Ikintu ukakivuga uko kiri. Ntibiba binakwiye no kuba intandaro zo guhangana no gupingana no gutukana, kuko abantu hari ibyo bemeye ko ari bibi bakabivuga. Ukuri kunafite n'ibimenyetso bifatika. Wenda uyu mwanya ntabwo twabizana, ariko muduhaye uwo mwanya twabizana. Ubukirisitu nituburebera mu mateka turaza gusanga nta cyiza bufite. Nitujya muri Bibiliya nubwo ubukirisitu ntabwo Yesu yitwaga Yesu Kirisitu, ariko ubukirisitu kuba ubukirisitu bwaje nyuma ye, nibwo bwamenye. Yesu ntabwo yigendaga yigisha ubukirisitu. Ntabwo Bibiliya itubwira ko yintroducinga ubukirisitu muri Israel. Ubukirisitu bwiswe ubukirisitu bifite amateka yabo. Ariko nitujya no muri Bibiliya turaza gusanga icyo tugaye umuco wacu, ibyo pasiteri yavugaga ko harimo bitameze neza. Nitujya no mu ijuru turabisangayo. Akagambane gahereye mu ijuru. Bibiliya niyo dukurikira. Imana yari ishoboye byose. Imana niyo yaremye, sibyo? Yarabyaye nkuko Rutanga avuga ati umwana wanjye ni jyewe, ADN yanjye ni turazisangiye. Imana yari nta cyari mu ijuru, ikiremwa cyari mu ijuru itari ifiteho ububasha n'ubushobozi, sibyo? Nitujya muri izo nkuru za Bibiliya. Ariko akagambane ko kahereye hariya, uwo muco, iyo moral code turaza kugaya hano. Ikibazo twagize nuko abatwishiye ibyacu ni nabo batwandikiye amateka. N'uyu munsi inkuru z'ubukirisitu zivugwa mu marangamutima ateye ubwoba, abantu bakumva ari ibintu byiza cyane kuko ba nyirabyo nibo babyandika. Noneho bakaza hano iwacu bakaba aribo banatwandikira ayo abana bacu bagomba kumenya ku byacu. Aho niho ngusho iri mbi cyane. Igihe rero tutabaye banyakuri, Abanyarwanda banditse amateka babwiwe n'abandi Banyarwanda ni bakeya. Nitujya ku ishuri tureba abana bacu amateka bazi se n'ayari. Rutanga arakubwira ati wa mu mwanya ahubwo nkavuga tukagira platforms zigisha abana ibyacu ntabwo babizi. N'ibyo babize nabi bari muri babandi banditse amateka ariko bari influenced n'abakoloni. Urabyumva? Icyo rero iyo umuhigi yanditse inkuru bayita nguki y'inyamaswa yiga, ntago aho nta justice irimo. Ibyo rero tukemere muri kamere z'abantu habamo icyo twakwita
gukosa nta byera ngo de, ibyo ni kamere, ibyo ni kamere. Niba mu ijuru byarahereyeyo, kuki mu muco nyarwanda bitabayo, kuki mu bukirisitu bitabayo? Yewe ntago ndi buhakane ko mu muco wacu hari bitaragenze neza, kuko buriya umuco ni ikinyabuzima, kirakura, kirarindwa, kiragaburirwa, gishobora kurwara, gishobora gukira. Iyo gifite ibyacu byararwaye birapfa kuko babyishe, barabiroze. Ariko rero nitujya kureba turasanga ubukirisitu bwo ari byo bufite ibyabyo ni bibi cyane. Now pasiteri aravuga ati dukwiye kureba uburyo ahubwo twavuga uko ubukirisitu bwakabaye. Biragoye kubuvuga utari wowe wabuzanye. Buriya jyewe kuza ngo nkubwire ngo iki cyagagombye kumera gutya, nuko ari jyewe yahereyeho. Twese twarabihawe na pasiteri yarabisanze, urumva yabaye muri ntuza, hari uko yarari. Biragoye kuba ari we twaha n'icyifuzo afite, ariko ntabwo ubukirisitu ari ubwe, ntabwo yatubwira uko bwagombaga kuba. Ba nyirabwo babuzanye barabugaragaje uko bwagombaga kuba. N'uyu munsi politike uko ihagaze, uko yari iri, uko wizaba, turagenda tubona ko ba nyiri ibintu babikoze uko babifite. So pasiteri rero ikintu afite ndameranya nawe, nanjye ni nk'icyo naba mfite, nawe waba ufite, uko wakwifuza ko ibintu byagenda. Ariko no kuvuga ngo uko ubukirisitu ukabigena ngo ubukirisitu bwagombaga kumera gutya, utari wowe nyiri ubukirisitu, biraza ku mvugeho akantu gato kugira ngo ikiganiro gikume mu murongo mwiza. Buriya ikosa rya mbere abasesenguzi bo muri ino minsi bakora ni ryo kuvuga ko abatuzaniye ubukristo batuzaniye idini yabo, ntabwo yari iyabo. Kuko abapere blanc bazanye ubukristo mu Rwanda bari Abafaransa, nyuma hazamo n'Ababiligi. Ndenda kukubwira yuko France ubukristo bwagezeyo mu kinyejana cya 10. Donc bikubwira ngo nabo ubwabo nibyo barazwe, ntabwo bari bene byo. Icyo nenda kukubwira gituma ubukristo mvuga ngo uzanabibona muri analize yo gukwirakwira kw'amadini. Ubukristo na Isilamu ahantu bwagiye bujya bukarusha abandi imbaraga ukuyemo ibyo ngibyo na mbere yuko bwandikwa. Burya kugira igitabo cyanditse bituma udahindagurika cyane. Niyo mpamvu mbwira na John uko ibyo arimo kuvuga, nge nshobora gufata reference nkareba nkavuga ngo ubu bukristo abapere blanc batuzaniye bwari bubuzemo ikintu, kuko reference yabwo irafatika iranditse. Ni Bibiliya. Donc bagombaga gufata Bibiliya bakayigisha ukwiri nompa uko bo bayishaka. Aho ni ikibazo kiri, kuko jewe nanjye ndavuga nk'umuntu wikoreye ubwanjye bushakashatsi. Maze kubona ibya gakondo binaniye, nakuriyemo nkanabivanga n'ubukristo by the way. Kubera iyo mpamvu reka wenda nkoreho na commentaire mbihuze. Buri uburyo ubukristo babuzanye n'uburyo babwempoje bwabyaye ikivange cya kindi kivuga ngo Ukaristiya ndahazwa natanga soma intango. Reka wenda mbere uhamye butoya. Nigeze kujyana na mama rwose nawe ubu yarakijijwe, tunicaranye hano tujya tubisubiranamo, tujya kuraguza. Kandi nigaga mu seminari, kandi ari untera umwete wo kuba padiri. We yarabishakaga cyane. Noneho rero tuvuye none mama mbwira ukuntu ubuzi ibi bintu, ukuntu tugenda tukaraguza, twava ugaterekera kandi warangiza ukatuvugisha ishapure tukajya mu misa ukamatira no kuba padiri. Arambwira ati rero mwana wanjye umva rero rya kosa ryabaye, atujye witondera ibintu. Ati uyu Mungu, urumva icyo gihe twavugaga Mungu, uyu Mungu w'abazungu ashobora kugushyira mu muriro. Ariko Imana y'Abanyarwanda itanga umugisha. Meaning ngo uyu muntu waje akazana Mungu hariya akamushyira amparaleli n'Imana y'Abanyarwanda, yakoze ikosa rikomeye. Noneho abaprotestanti baje abahinduye Bibiliya yera mu Kinyarwanda, we ne bakuye amateka y'igihugu. Noneho barimo guhindura Bibiliya, ubwitwaga Harold Giribo arabanza we akora etude y'imitekerereze y'Abanyarwanda ku Mana. Aravuga ati ariko iyi Mana y'Abanyarwanda ni Imana, ni Imana rurema, ni Imana itanga umugisha, ni Imana itanga abana,
ni imana itanga inka, aho gukoresha mungu cyangwa ngo bashakire indi zina bakoresha imana. ubu ni padiri Irere oya na Irere Harold yabivuze. Gilbo, ariko kuko iyo abaprotestant yo yahinduye mu kinyarwanda, mbere bakoresha imana, ntabwo bigeze bakoresha mungu. Rero bikubwira ngo muri uko guhuzagurika byakareye akavuyo. Mama mu mutwe we akumva ko hariho imana ebyiri, hariho mungu wo kwa padiri ujyana abantu, urebye n'abo ashobora kugushyira mu muriro akambwira ati umwana wanjye ujye witonda, ati buriya mu buzima ugomba kwitonda, umugisha uva hariya mu mana yacu y'abasogokuru, ariko hari nire ya mungu ishobora kugushyira mu muriro. Narasetse nyuma ngiye kwiga teoloji, niho nabonyeho amakosa yakorewe, kubera ko abantu baraje baraza birimpoza kwa kundi John yabivugaga, baraza bashyiraho agahato, bashyiraho ikiboko, utagiyemo agakubitwa, umutwaro wigiyemo akanyagwa. Fine. ariko se Rutanga uzasome n'ibitabo Yego. Rudahigwa amaze kwemera akabatizwa, iryo bisu irivuza umwami, abantu barundumukiyemo, yewe n'abamisiyoneri ubwabo bakabyandika, kavuga ati ariko ibintu turabona bibuzemo ikintu, ariko reka tubarundemo, wenda tuzabahindura bagezemo. Ubundi siko bigenda. nabanze kumushyigikira cyangwa se n'abarwanyaga kujya kwiga kwe, tuzi neza ko hari n'abatware bagiye babizira. Yego. N'ingero zirahari. Rutanga amaboko, hari ibintu bifatika byari biri mu banyarwanda biranga ubwo bupfura twavugaga, wenda tubunyura hejuru, biranga imyitwarire yabo, bakuraga ku mana yabo, bamaze kwigishwa uko bigishijwe n'agahato n'iki biratakara. Ikiganiro nicyo cyiza, ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana rifatira ku rindi. Nakunze ijambo ry'uyu mubyeyi, ntabwo wumva ko mubwiye ati mungu ushobora kukwica kakujyana mu muriro, ariko Imana y'u Rwanda niyo itanga umugisha. Uzi ko n'umuntu muzima ukuze kuri wa mutima kugeza ku rwego rw'Imana, muri Bibiliya baravuga ngo mwuzure kugeza ku rwego rw'Imana, ni kimwe imico irasa. Nize intercultural studies, byatumye nkora iyo masters, nta kindi nyigiye gusa nanga kujya impaka z'ibintu bidafite ishingiro. Ndavuga ndeka mbisesengure ndebe birasa, ariko kuki uza kumpatira ibyawe ukambwira ngo hitureke ibyawe ufata ibyanjye? Sinda mbi ijya gucura indi ikiyita nkuru. Umunyarwanda rero wakuze agakura kugeza ku rwego rw'Imana, akarenga mitima rwana niwe mitima nda, akarenga mitima irwana nkora iki ndeka iki, akarenga mitima ituje wa wundi utangiye kugisha umutima inama, akaba mutima mana. N'ibyiciro bine. Mutima mana, uwo yitwa Imana y'u Rwanda. Kana kuriya mubona, uriya musaza, uriya mukecuru, si umuntu, ni Imana y'u Rwanda yigendera. Ubwo uragira ngo ubupfura burenze ubwo bubuhe? Ni Imana mu bantu. Ni nayo mpamvu yitwa Imana y'u Rwanda. Hari ababyitiranya rero, ugashaka kubyitiranya n'Imana nk'uko bavuga Imana ya Isiraheli, ngo ubwo noneho ngo hari n'Imana y'u Rwanda, ngo biratandukanye. Bikaba nk'Imana y'u Rwanda n'Imana ya Isiraheli, nk'uko tuvuga ya Isiraheli, Isiraheli kayishyira hano. Benshi ibyo bintu barabivuga. Nkurikira, ntabwo naje kwamamaza hano kuri televiziyo Rwanda, mfite aho namamariza niba ari ibyo, ariko abantu bazarebe kuri YouTube channel yanjye yitwa Muganga Rutanga rw'Amaboko. Nigishije ibyo byigisho neza cyane. Ikigisho cyitwa i Rwanda imutima, nigisha Imana y'u Rwanda. I Rwanda baba bavuga ni imutima, Imana ituye. Reka mbanze bisobanure kugira ngo bavuge bati uriya muntu ni umuntu w'i Rwanda, ni umuntu urumva ufite ibikorwa bishimwa, ariko ibikorwa biva ku mutima w'umutima. Hanyuma ikintu cy'i Rwanda ni ikintu kitajorwa, cyiza, oya si cyiza gusa, kitajorwa. Hanyuma ibintu by'i Rwanda n'ibintu bitari iby'i Rwanda nabyo bikabaho. Ibyo yankoreye si ibintu by'i Rwanda, si ibintu by'umuntu ufite umutima. Ariko uyu mutima bavuga si umutima nka wa wundi, ni umutima nk'isoko y'ubuzima butazima, ni Imana. Noneho rero bikaba bivuze ngo Imana y'u Rwanda ni Imana ituye mu mitima yacu. Ni nayo mpamvu twebwe Abanyarwanda mu mateka yacu, ayo ni amateka yabihamije, yahoze avuga uwo Gilbo. Hari na Padiri Irere, we yaraje akora ubushakashatsi mu Rwanda. Buriya hari abantu batigeze babogama na bugingo n'ubu, ntihakagira abagwa mu ntambara za politike z'amafuti, ngo abazungu, ngo abirabura. Oya, hari abantu b'umutima mu moko yose, b'umutima b'i Rwanda. Niyo mpamvu banavugaga mu Rwanda umu no mu Rwanda rw'iyo.
urumva twe turemera byose. Noneho akoze ubushakashatsi aravuga ati abanyarwanda rero mwabibeshyeho, uko bakunda Imana biruta uko bayitinya. ni ubutumwa yarajyanye iwabo. Ego, mu butumwa ni raporo, Yego, kuko bamubwiye bati genda uturebereye abo bapagani, paganus, abantu batagira umutima, abantu batagira ibitekerezo, abantu badasirimutse, abantu b'abanyamusozi, abo twitaga abanyamusozi, umunyacyaro mu kinyarwanda yitwaga umunyacyaro bene uwo muntu. Ntabwo ari byo burya, ahubwo uko bayikunda biruta uko bayitinya. Padiri Birere niko yavuze muri Bibiliya, aho baranditse ngo craignez, mutinye Imana. Umwana wanjye arantinyira iki? Hanyuma wihancikana inshuti nk'amaguru kandi sinkutindira, ntuntindire. Noneho hari umushakashatsi n'umwanthropologue iby'imibereho y'abantu n'imitekerereze y'abantu mu by'ubuzima bwo mu mutwe, yitwa Jean-Luc Galabert. Ubwo yazaga mu Rwanda gukora ubushakashatsi muri ibi by'imihango twavugaga, kubandwa, guterekera, gupfumuza, kugira gute, yarabajije baramubwira bati genda urebe rutanga rw'amaboko, ni ubizi ibyo bintu, ni ubibamo, yaranabyiza abikoramo ubushakashatsi. Ikibazo cya mbere yarambajije ngo ni gute mwari mufitiye imihango, kuraguza, guterekera, arabizi neza muri essence yabyo, muri nyirizina yabyo, hanyuma mukarengaho hakaba genocide, hakagira gute. Ndangije ndeba igitabo cye yanditse, yakimpayemo impano, izina yakise Les Enfants d'Imana. Ndabwira nti wowe ko uri n'umunyabwenge ukanatekereza kuri umufaransa w'abafaransa, kujya kwandika iki gitabo ukandika Les Enfants d'Imana ntiwandike Les Enfants de Dieu, wabitewe n'iki? Ati nuko nasanze Imana itandukanye na Dieu. Azi kubitandukanya n'umufaransa w'abafaransa, twebwe abanyarwanda ntabwo tubizi. Ati bene Imana, Les Enfants d'Imana arabizi neza, azi ko abanyarwanda ari abana b'Imana. Abo bantu so bavuga ngo ntabwo byagiraga icyo bihindura mu buzima. Nicyo kibazo wari wambajije, mu buzima bwabo bwari munsi, mu bupfura, byari ubuzima ahubwo. John, ibi byose byateye izihe ngaruka? Ubwo ndavuga ikintu turi kugenderaho ni kimwe, unyumve neza, ni ukuzana imyemerere ugasanga nabandi imyemerere iyawe kaganza yabo. Ingaruka zabayeho nizihe? Ibi ni erega buriya ni iki kintu twita umwe imyemerere, turagifata tukagikura mu aho gikwiye kuba kinari. Ni umuco. Buriya umuco ugira mu biwugize habamo n'imyemerere. Buriya nta muco utagira imyemerere. Impamvu ari nacyo twahereyeho, impamvu byaje bikanakomera nuko byaje ari umuco. Umuco buriya ni ishyanga, ni igihugu, ni ubutwari. Icyo rero kibaze kuza kigasenya ukubaho kwacu nk'abanyarwanda cyangwa nk'abanyafurika, twaritakaje. Iyo niyo ngaruka ya mbere. Kwitakaza birakomeye. Watakaza iki? Watakaza, ariko iyo witakaje wowe ubwawe uranahungabana. Igishushushungwe usigara uri aho ngaho utariho, urizerera. Twasigaranye ubuzererezi, turi ya mitima ibunga, umuntu ntakiri umuntu, nta munyarwanda ugihari. Turi mu gihe cyo kubaka, ni mpamvu turi muri kuba leta ibona ko nyuma yo kubaka igihugu bakubaka infrastructures, bakeneye no kubaka umunyarwanda. Kuba turimo kubaka umunyarwanda uyu munsi ni ingaruka ya biriya twajwemo. Ibyo rero bigira ingaruka mu nzego zose z'igihugu, zose, mu mitekerereze, mu mibanire, mu mikorere, mu mirerere, uko turera abana. Ibyo byose ni ingaruka z'uko twitakaje. Iyo tutaza kwitakaza, twari kuba turi ibihangange nk'abandi cyangwa se tunabaruta. Kuko nk'uko navugaga, ni byiza ko rutanga rw'amaboko ahari, ndetse hari n'ibitabo byinshi mu by'ukuri tudakunda kwitaho bitewe n'uko twabyangishijwe. Ariko iyo winjiye mu mana y'u Rwanda, usanga hari umuntu wubakitse. Niyo mpamvu uwo munyamahanga yamubwiye ati nasanze Imana itandukanye na Dieu, kubera yuko inyubako yayo n'inyubako yiriya ntago yabihuzaga. Muri uko kuntu
dushobora kongera tukabaho kuko twari twubakitse neza icyo gihe tutaraterwa ngo dusandazwe. Ibyo bintu rero birashoboka ko twakongera, ariko ikibazo ni ukuvuga ngo umwubatsi yigiye he? Ni irihe shuri yasohotse muri irihe shuri? Ni nacyo kibazo buriya tugira muri politiki nyafurika. Abantu baza kutwubaka bubatswe nande, bubakiwe hehe? Niyo mpamvu tukirwana n'ibi bintu, turubaka ubunyarwanda, ibintu biracyagoranye kuko natwe abubaka aho bubakiwe ntabwo ari shyashya. N'ubundi mu kanya turazungana ku mwanzuro. Pastor, ubukristo buraje, wanabuvuze neza ko hari icyo bwaje rwose, cyangwa se hari byari biri mu bukristo byagombaga gukosora na bimwe byari biri mu myemerere yacu, ariko se magingo aya imyaka myinshi irashize ubwo bukristo bugejejwe mu banyarwanda, turacyabona abakristo nyine barushwa ubupfura n'abatari abakristo, turacyanabona n'amadini avuka buri munsi. Iyo myemerere ubwayo ntiyafashe kuki umuntu wasengera hano ejo agashinga irye, iyo nayo ni ingaruka muri ibyo bintu. Ahubwo reka nkubwire, ndemeranya na John yuko biriya bintu byatugizeho ingaruka. Buriya hari ibintu bajyaga bakina kera ngo mugumugu, harimo iki ugafata ubusa. So twebwe twanarekuye na bya bindi na kritikaga byacu, turangije ntitwafata ikiricyo, so turekura inkware dufata ikibiribiri seriyezo, kuko buriya kimwe mu bintu bibabaje ubu twagize abanyarwanda, mvuga ngo bibihindugembe. Nabanaga n'umugabo witwaga Maniragaba, baributsa tukigisha kuri universite Nyakinama. Maniragaba yaraterekeraga professor wigeze kuba padiri cyangwa frere, padiri. Noneho rimwe tuza kuganira, maze gukizwa mfite Bibiliya, arambwira ati sha, ati nanditse igitabo cyitwa Les Sacrifices Humains Antiques et le Mythe Christologique, none uracyagenda na Bibiliya. Nawe yandika rero mubwire, wowe ndakwemera mu buryo bwawe, ni nkuko nemera Rutanga. Buriya niba n'umuntu n'Imana ni kwivuga, niba n'umuntu usobanuka ugashyuha cyangwa ugakonja, ariko akazuyazi kari hagati. Ikibazo dufite ni akazuyazi kari hagati. Wese ndivuye ko ukonje cyangwa donc wowe ufite aho we ibyo we ufite uruhande rurimo wararwemeye urasobanuka. Maniragaba baributsa yari afite inzu z'abazimu kuri campus. Professor ufite inzu y'abazimu imbere y'umuryango. Ubuje we ajya kwigisha akabanza kanaga yava yakanaga. Bene uwo nguwo Imana imuhitamo kuruta wa wundi w'ikivangavanye udasobanuka. Sigiye ubivuze niko birivuga. None icyo twapfuje ni kireka nyiguye. Icyambere gufata ubukristo ntitubwamburase neza. Bwavuyemo abanyarwanda bataye umuco wa kinyarwanda, bavuga ngo kiliziya yakwiye kirazira, bica. Reka ndaguha ingero zifatika rwose mu byo twatakaje ndetse bikatugeraho n'ingaruka. Muri za 50 muri 63 61 baje kwica data, baraza baramukubita, ariko umugabo umwe afata impiri agiye kuyidukubita, undi aramufata aramubwira atoya, ntabwo twica abana n'abagore. Kuko mu muco w'abanyarwanda niyo bagabaga igitera ahantu ntibicaga abagore, kuko baravuga ngo abangaba nibo batwara ubuzima, aba bana ni igihugu cyejo, nta wicaga umugore nta wicaga umwana. Ariko ejo bundi abantu baraza bakate ubwo n'umugore utwite ntimumubabarire, bikubwira ngo bwa bunyarwanda, kandi birakorwa nabande, birakorwa n'abantu bavuye gusenga, bikubwira ngo ubunyarwanda barabutaye n'ubukristo babutaye, tusigaranye ikintu cy'igihindugembe kiri hagati. Mu munota umwe Pastor, turimo turagana ku musozo. Ubukristo n'ubunyarwanda byari guhuzwa bite? Byari guhuzwa biroroshye cyane, kuko harimo n'ababikoze ubushakashatsi. Baravuga ngo ibyo bagiye bita ngo ni za pierre de mbese amabuye y'ifatizo, bakavuga ati mu kinyarwanda habagamo ubupfura. Ni nabyo nabo ba missionnaire bafashe Imana, abo ba protestant baravuga ati ariko iyi Imana turabona dushobora kuyubakiraho, tukayishyira tukayihuza na undi Rutanga yavugaga Dieu, akavuga ati aha tuvuga God Yahweh, turabona mu kinyarwanda dushyizemo Imana nta kibazo, bashyiramo Imana.
bikubwira ngo hari ibintu twari dufite bifite agaciro binahura n'ibyo Bibiliya ivuga, bashoboraga kubyubakiraho. Reka nk'uye nk'urugero rumwe, mbabarire singiye kwigisha, Ugereranya amasegonda make cyane. nanabyihungije. Pawulo yigeze kujya mu Bagiriki, asanga bafite imana nyinshi muri Ateni, asanga igicaniro cyanditseho ngo cy'imana itazwi. Aravuga ati nabonye ko muri abanyedini cyane mufite n'imana itazwi, niyo ngiye kubabwira. Donc ahereye ku muco wabo, ahereye ku myumvire yabo, n'abandi bashoboraga gukoraho gutyo, wenda bikabatwara igihe kirekire, ariko bakazabihuza, tukabyara umunyarwanda w'umunyarwanda kandi ufite ubukristo, wihana ibyaha, kuko kwizera Kristo ntacyo byari kumutwara, kuko utabanje kumpakana ukanyuzuza nshobora kubyakira neza nishimye. icyo twabuze ariko no kuba tubiganira gutya, ntekereza ko abari badukurikiye bose bumva ko mbere na mbere twatakaje